بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. bavandimwe ukurikira channel yacu, imbere ya byose turabanza gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no kwifuriza amahoro n'imigisha intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikira ndetse n'abazakomeza kubakurikira mu byiza, dusaba yuko Allah subhanahu wa ta'ala natwe yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bityo bavandimwe, uyu munsi nifuje ko twakibukiranya ku bijyanye n'umuco cyangwa se ingeso mbi abantu benshi turangwa nayo mitima yacu, nyamara imbere Allah subhanahu wa ta'ala ntago ari umuco mwiza cyangwa se ni kimwe mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala yanga cyane. Allah avuga yuko umuntu uzarangwa n'icyo kintu Allah subhanahu wa ta'ala ntago azigera zuyaza kuri we, ahubwo Allah azamujugunya mu jahannama ubuziraherezo. Icyo kintu nta kindi turabisanga muri hadithi n'umwimana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aho iyi hadithi yakiriwe na Abu Hurairah radiyallahu anhu, aho n'umwimana yavuze iti لا تدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Umwimana yaravuze ngo ntazigera ajya mu ijuru uwo ari we wese mu mutima we hazaba harangwamo uburemere bw'intete y'ururo bwa kibri cyangwa se bw'ubwibone. Abasahaba bahita bikanga baravuga bati ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna na'luhu hasanat wa thawbuhu hasanat. Abasaba babaza n'umwimana bati, yewe n'umwimana, ese ko umwe muri twebwe akunda kwambara inkweto nziza zisa neza, akambara imyenda isa neza, ese iyi niyo kibri? N'umwimana aravuga ati la, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah ni mwiza kandi akunda ibyiza. Nuzajya usari ujye usari neza, nuzajya utanga sadaka ujye utanga sadaka nziza wabonye mu mafaranga ya halali, kubera yuko Allah ni mwiza kandi akunda ibyiza. Umwimana irangije basobanurira ababwira ati al-kibru, ubwibone ndi kuvuga ahangaha ni ibintu bibiri, ni ghamtun nas wa batilul hasanat. Icyambere ni ugusuzugura abantu ndetse no kwanga ukuri. Muvandimwe, nimba mu mutima wawe umva ko mu mutima wawe, nimba uzi neza ko mu mutima wawe haba harimo ingeso yo gusuzugura abantu, kubera yuko ubona hari ibyo ufite wowe badafite, kubera yuko ubona hari ubwiza ufite wowe badafite, kubera yuko ubona hari ibyo Allah yaguhaye abandi badafite, ukumva abandi bantu urabasuzugura, umenye ko nawe uri muri hadithi. Handi n'umwimana yavuze yuko ntazigera ajya mu ijuru wa wundi mu mutima we hazarangwamo intete y'ururo, uburemere bw'intete y'ururo. Ntabwo n'umwimana yavuze ngo ikiro cy'ururo, ikiro cy'ubwibone cyangwa se inusu cyangwa se irobo. La, n'umwimana yavuze ubwibone bungana n'uburemere bw'intete y'ururo. Uyu nguyu n'umwimana ati uyu nguyu ntazigera ajya mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Cyangwa se ukabona ko mu mutima wawe harimo kamere yo kwanga ukuri, mu gihe bakubwira bati Allah subhanahu wa ta'ala yavuze gutya, n'umwimana yavuze gutya, wowe ugafata ukajugunya ku gikuta ukavuga ati ibingibi ntabwo bindeba. Ibyo ngibyo bavandimwe n'icyo bita kibri. Mu yindi hadithi al-Qudsi, aho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati, Allah yaravuze ngo al-kibru ya uridai. Allah ati mu by'ukuri ubwibone cyangwa se kibri, ukwibona ni umwambaro wanjye wo hejuru, wal azamatu izari, ndetse no kwikuza ni umwambaro wanjye wo hasi. Faman naza'ani minhuma adkhaltuhu nari. Uzitiza iyo myambaro yanjye uko ari ibiri, Allah ati uwo ngo nzamujugunya mu muriro wanjye. Bityo bavandimwe, Allah subhanahu wa ta'ala icyo ashaka kutwereka ahangaha, Allah ashaka kutubuza kugira ingeso y'ubwibone ndetse no kwikuza, kubera yuko uzikuza uzibona imbere Allah subhanahu wa ta'ala, uyu muntu amenye neza yuko ijuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ikizira kuri we. Bityo bavandimwe, Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbul mutakabbirin. Allah ntabwo akunda abibone, Allah ntabwo akunda abantu bibona, abantu bikuza, abantu bumva ko bafite icyo barusha abandi. Uyu munsi indwara y'ubwibone yuzuye mu mitima y'abantu, aho umuntu asigaye abona ko asari 5 ku munsi, akumva ko abandi bo ntacyo bamaze muri iyi si, abandi bose ko ari abantu bo mu muriro. Iyo umuntu abasha kubyuka nijoro, akumva ko undi utabasha kubyuka nijoro we
imbere Allah subhanahu wa ta'ala ntacyo ari cyo, ahubwo we kubera ko abasha gukora icyo gikorwa niwe wenyine, niwe ushobora cyangwa se niwe gihangange imbere y'abantu bose, abandi akabasuzugura. Bavandimwe, ntabwo bikwiriye. Muri Bani Israiliya, muri Bani Israel hari umugabo, uyu mugabo yakoraga ibada, baratubwira bati abadallahi 60 sanatan. Uyu mugabo yagaragiye Allah subhanahu wa ta'ala imyaka 60. Niko kari akazi ke, gukora ibada, gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu mugabo Allah subhanahu wa ta'ala yaje kumworohereza, Allah aza kumeza igiti hafi y'ahantu yakoraga ibada ze, igiti cy'imbuto, ndetse imbere y'ahantu yakoraga ibada ze Allah aza kuhanyuza umugezi w'amazi. Uyu mugabo akajya akora ibada ze, anabona ibyo kurya bimworoheye ndetse n'amazi yo kunywa. Ariko umunsi yaje kwitaba Imana, Allah subhanahu wa ta'ala aramubwira ati ya abidi, yewe mugaragu wanjye, udkhulul jannata bi rahmati, injira mu ijuru ryanjye njyewe nyagasani wawe kubw'impuhwe zanjye. Uyu mugabo arangira avuga ati ya Rabbi, ese uvuze ngo ninjire mu ijuru ryawe kubw'impuhwe zawe, ese ibikorwa nakoze byo bimeze bite? Allah subhanahu wa ta'ala aramubwira ati ya abidi, yewe mugaragu wanjye, udkhulul jannati bi rahmati, injira mu ijuru ryanjye njyewe nyagasani wawe. Umugabo arangira avuga ati la ya Rabbi, hoya, ntabwo bishoboka. Ntabwo wambwira ngo ninjire mu ijuru ryawe kubw'impuhwe zawe kandi narakoze ibikorwa byiza mu myaka 60. Ubwo bivuze ko ibikorwa nakoze byose byaba bibaye imfabusa, ukabungira impuhwe kugira ngo ninjire mu ijuru ryawe. Bal bi amali, ahubwo uvuga ngo injira mu ijuru ryanjye kubw'ibikorwa byawe. Allah subhanahu wa ta'ala arangije ahamagara abamarayika arababwira ati muzane ya minzani almizani alqist, iminzani nzapimiraho abagaragu banjye ibikorwa byabo, imizani itaziba ikintu na kimwe. Bazanye iminzani, Allah subhanahu wa ta'ala abwira abamarayika ati uyu mugabo mufate ijisho rye rimwe namuhaye, imwe mu nema namuhaye, ijisho namuhaye muripime ku munzani, mufatanye ibikorwa byose yakoze imyaka 60, mubishyire ku rundi ruhande turebe ikiremereye kurusha ibindi. Abarangije abamarayika bafata ijisho ry'uwo mugabo nk'imwe mu nema Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye, ayishyira ku ruhande rumwe. Arangije Allah afata n'ibikorwa bye byose mu myaka 60 yakoze, babipimye basanga ijisho Allah yamuhaye rimwe riremereye kurusha ibikorwa yakoze mu myaka 60. Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati falquhu fi nar, uyu mugabo ni umujugunye mu muriro wa jahannama. Atangiye kurira ati ya Rabbi bal bi rahmatik, basi ngire impuhwe unyinjirize mu ijuru ryawe kubw'impuhwe zawe ya Rabbi. Allah aramubwira ati ntabwo nshobora kukugira impuhwe, ntabwo nshobora kukubabarira kubera yuko wagize ubwibone no kwikuza kuri njyewe. Ewe mugaragu wa Allah, ese nimba ubasha gukora amasengesho, ukumva ko ubasha gukora izo ibada zose, ninde waguhaye tawfik yo gukora ibyo bikorwa byiza? Si Allah subhanahu wa ta'ala? Wavutse mu nda mama wawe ntacyo na kimwe uzi, ntacyo wishoboreye. Allah subhanahu wa ta'ala aragukuza, aguha ubwenge, aguha tawfik yo kumumenya no kumwibuka. Uyu munsi utangiye kuvuga ngo ndashaka kujya mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala kubw'ibikorwa byanjye. Bityo bavandimwe, kibri, ubwibone ni kimwe mu bikorwa Allah subhanahu wa ta'ala yanga cyane, kubera yuko ari we wenyine ukwiye kwikuza. Mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ubwo intumwa y'Imana yahaganye n'abasahaba, hari umugabo wanyuzeho, umwe mu basangirangendo cyangwa se umwe mu bantu bari kumwe n'intumwa y'Imana, arangije aravuga ati wallahi la yaghfiru Allah li fulan, wallahi la yaghfiru Allah li fulan, wallahi la yaghfiru Allah li fulan. Arangije aravuga ati ndahiye ku izina ry'Imana yuko Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo azigera ababarira uriya muntu unyuze hano. Kubera iki? Kubera yuko yari umuntu utabashaga kuba yaboneka mu bikorwa bitandukanye bya ibada. Uyu wavuze ayo magambo ko Allah atazabarira umugaragu, we yabonaga yuko we abasha kuboneka mu bikorwa bigiye bitandukanye bya ibada, mu musigiti se, mu masengesho se, cyangwa se mu bikorwa bigiye bitandukanye byo gusingiza, byo kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala. Abonye mugenzi we utaboneka muri ibyo bikorwa, arangije ararahira avuga ati uriya muntu, uriya ntabwo azigera ababarirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi ngibi bavandimwe ni bimwe mu bintu bituranga kuri uyu munsi, aho usanga ari abantu bagenda babwira bagenzi babo yuko bo nta joro bazabona. Ati mwebwe muri mu nzira yo mwarayobye,
mwebwe nitwe tuzajya mu ijuru ariko bavandimwe byose ni shayitani ushaka kugira ngo abantu bikuze ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tunazirikana yuko Allah subhanahu wa ta'ala nta kindi cyatumye avuma shayitani usibye ubwibone, kibri. Bityo uyu mugabo rero amaze kuvuga aya magambo, Allah subhanahu wa ta'ala yahise yohereza malaika Jibril aza guha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cyangwa se kumubaza, aramubaza ati ese uwo ninde uvuze yuko umugaragu wanjye ntasigira mubabarira? Ese uwo nguwo ninde wivanze mu kazi kanjye? Ninde utagiye kwinjira akazi kanjye jewe Allah subhanahu wa ta'ala? Allah aitazana fatwa kubera aya magambo uyu mugabo yavuze y'ubwibone ya kibri. Allah arangije aravuga ati uwavuze aya magambo amenye yuko uwo mugaragu wanjye yavuze ko atazababarirwa, amenye ko guhera uyu munsi ibyaha byose afite uwo mugaragu wanjye ndabimubabariye. Si ibyo gusa, ahubwo uwavuze ayo magambo yuko Allah subhanahu wa ta'ala atazababarira umugaragu, amenye ko nawe ibikorwa bye byose bibaye impfabusa, ajye kongera gutangira kuri zero. Bityo bavandimwe, ibi ngibi ni bimwe mu ngaruka za kibri cyangwa se ubwibone. Kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul Hujurat, isura yitiriwe imico, Allah atubwira ati Allah ba'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah aravuga ati ya ayyuhalladhina amanu, yemwe bemeye, la yaskhar qaumun min qaumin, abagabo, itsinda ry'abagabo bamwe, la yaskhar qaumun min qaumin, nibagasuzugura abagabo bagenzi babo, asa an yakuna khairun minhum. Hari ubwo ushobora gusuzugura umuntu ukabona ko nta cyari cyo, ukabona ko yakiriritse, ariko Allah ati uwo nguwo ushobora gusanga ari we mwiza kurusha abari kumusuzugura. Allah kongera avuga ati wala nisa'un min nisa'ihin, n'abagore nibagasuzugura abagore bagenzi babo kubera yuko babona wenda bafite udusura twiza, abandi batuvuga ati bariya ni babi, twege tubaho neza, bariya ntababaho nabi. Allah ati n'abagore bakawugiye basuzugura abagore bagenzi babo, asa an yakuna khayran minhunna, hari ubwo bari gusuzugurwa ushobora gusanga ari bo beza kurusha abari kubasuzugura. Bavandimwe, aha hose Allah subhanahu wa ta'ala nahari kutwereka yuko ubwibone cyangwa se gusuzugura bagenzi bacu ni kimwe mu bintu bishobora koreka abantu cyangwa se bishobora gutuma abantu bajya ahantu habi kuruta ahandi hantu hose. Allah akongera kutubwira ati inna akramakum inda Allahi atqakum, umwiza muri mwe yo kurusha abandi ntabwo ari wa wundi ubarusha uburanga bwiza, ntabwo ari wa wundi ubarusha kwambara neza, ntabwo ari wa wundi ubarusha iki, aho Allah atubwira ati inna akramakum inda Allahi atqakum. Mu by'ukuri umwiza muri mwebwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, umwiza muri mwebwe Allah arutisha abandi n'ubarusha gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi nibyo bigaragaza bavandimwe umuntu mwiza. Naho kuvuga ngo njyewe kubera ko ndi umuntu mwiza, ukireba mu ndorerwamo ukavuga ati ngo njyewe ndi keza, uriya ni mubi afite umutwe mubi, njyewe mfite amaso meza, uriya afite amaso yashiririye, aho ngaho bavandimwe ibi ni bigaragaza kibri ndetse no kwikuza, icyo babyita ijabu bin nafsi, cyangwa se kwibona. Ukireba ukavuga ati njyewe nteye gutya na gutya, nteye neza, uriya ateye nabi. Ibyo bigatuma utangira kugira ubwibone mu mutima wawe bavandimwe b'Islam. Bityo katwirinde n'ingeso ya kibri, kubera yuko ni kimwe mu bikorwa Allah subhanahu wa ta'ala yabujije. Allah subhanahu wa ta'ala yasezeranyije yuko umuntu uza, aho Allah tusubiye muri hadith none Allah aravuga ati ngo ubwibone cyangwa se kibri ni umwambaro wanjye wo hejuru, no kwikuza ni umwambaro wanjye wo hasi, uzabyitiza. Allah ati uzabyitiza imyambaro yanjye iyo ngiyo amenye ko nzamujugunya mu muriro. Bityo bavandimwe, twese nta numwe ukwiye kugira kibri, kubera ko twese turi ibiremwa twararemwe kandi twavuye mu nda za mama bacu nta kintu na kimwe dushoboye, ntacyo turi cyo, ntacyo na kimwe tuzi. Allah subhanahu wa ta'ala niwe watwigisha ibyo tuzi byose. Allah we niwe wadukujije, ibyo tubasha kugeraho ni tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo nta ukwiye kugira kibri, nta ukwiye kwibara ndetse no kwikuza muri iyi si, kubera yuko uko wakwikuza kose ntabwo ushobora kwikuza, cyangwa se ntabwo ushobora no kubyimba, ntabwo wabyimba ngo urenge umusozi. Allah subhanahu wa ta'ala rero bavandimwe baratubwira ngo rahimallahu rajula arifa makanahu wa qudratahu fawaqafa inda. Allah akunda umuntu uzi imbago ze n'imipaka ye ntayirenge. Bavandimwe rero, imwe mu mbago tutagomba kurengera no kutagira kibri no kwibona ndetse no kwikuza, kubera yuko ibyo byose bavandimwe izo ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi uzamenya uzaharagwa n'ibyo bavandimwe, amenye ko umuriro wa jahannama uramutegereje. Twabonye yuko kibri
kibri ari ibintu bibiri, ari ukwanga ukuri ndetse no gusuzugura abantu. Nubona umutima wawe ufite kibri, nubona ukunda gusuzugura abantu kubera ko wenda hari ibyo Allah yaguhaye abandi Allah atabahaye, ufite amafaranga urusha abandi, ufite imodoka abandi ntayo bafite, ufite inzu nziza abandi bafite amazu mabi, ukavuga ati bare bose ndabaruta, bose ukamva ko wabakandagira, uzamenye ko uri mutakabbir. Niyo uzajya ubona abantu bakubwiye ikintu cy'ukuri ukagihakana, ukajya ubwibone, uzajya umenya ko nawe uri mutakabbir. Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati adkhaltuhu nari, umuntu nk'uwo nzamujugunya mu muriro wanjye nta kindi kintu nitayeho. Bavandimwe rero twirinde kibri. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mutakabbir. Allah niwe ukwiye kugira kibri no kwibona, kubera yuko twese tuzapfa. Allah subhanahu wa ta'ala la yamutu abadan, Allah ntabwo azigera apfa na rimwe. Kandi turabizi bavandimwe amateka y'abatubanjirije Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye muri Qur'an, aho Allah yagiye yoreka bitewe no kugira ubwibone. Allah yagiye yoreka abantu batubanjirije bitewe n'ubwibone bagiraga, bakikuza muri isi, kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yabarimburaga bavandimwe bitewe no kwikuza no kwibona no kudaca bugufi imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo bavandimwe twirinde n'ingeso yo kwibona, twirinde n'ingeso y'ubwibone ndetse no kwikuza, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo akunda umuntu nk'uwo. Allah nugera imbere Allah subhanahu wa ta'ala waranzwe no kwibona ndetse no kwikuza, uzamenye ko ibikorwa byawe byose Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo azabyitaho, ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala azakujugunya mu muriro wa jahannama nta kindi kintu yitayeho, kubera yuko uzaba wamaze kwambara imyambaro ya Allah subhanahu wa ta'ala, nk'uko twabonye muri hadith. Ubwo rero bavandimwe tugerageze turinde imbago zacu, niturengere amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala atazaturakarira. Wabillahi tawfiq.